Ikaze rero, ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze, karibu Germain Muhirwa. Nkaba ntangiye mbashimira abakomeje kwiyandikisha, ni iby'agaciro. Subscribe, mukande like kugira ngo ubutumwa bujye bugera ku bantu benshi cyane, kandi koko ndabashimiye mbikuye ku mutima. Biranyereka ko munyotewe ukuri. Kanda like tugende mwiyandikishe. Nanone ndabashimiye kuba bakomeje gukora subscribe, musharinge mu bihe n'abandi. Nje kubaganira rero ku ndirimbo y'agakiza, uko nabonye agakiza muri make. Mugiye kubona muri iyo ndirimbo subiza cyane cyane avuga ngo ibyo mvuga ngo mbanyobye abantu ngo ndabakuraho ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ko nta muntu umwe nkora ijambo ry'Imana, ahubwo nagira ubuntu bwo kubona ibintu ko byagiye bikurikirana. Iyo ndirimbo uko nayanditse, uko nayihawe, uko nakijijwe, uko nasomye Bibiliya, uko nabatijwe, byose biri muri iyo ndirimbo. Bitangira nkura n'ijwi ry'Imana ndi kugenda ku muhanda, rikambwira ngo uramura iki. Kabiri, gatatu, genda ugure Bibiliya. Ndagenda njya kugura Bibiliya, ntangira kuyisoma, ndahinduka, ndabatizwa. Kubatizwa kwanjye rero byo byaje hafi ya 2019 bigiye kuza. Numvaga umwuka unyuzuye cyane umbwira ati genda ubatizwe hakiri kare. Ndabatizwa nuko nabatijwe. Ubwo akaba ari ubuhamya mu magambo make bw'ukuntu nakiriye agakiza. Iyo rero akaba ari indirimbo y'agakiza kanjye. Muri make niko nabishyizemo, uko nayakiriye, uko nayanditse. Iyo ndirimbo nige nayanditse nayo, hamwe n'izindi ndirimbo ngenda nandika zose zo gukundisha abantu Imana, zo kuzana mu ijambo ry'Imana. Ngewe rero nta muntu n'umwe nza kuvana ku Mana, gusa ngewe nkoreshwa nk'igikoresho cy'Imana cyo kwereka abantu ko uko ibintu byari bimeze kera, ijambo ry'umwimerere uko ryari rimeze, abantu bararihinduye, bayobya abantu. Akaba ari niyo mpamvu isi ifite ibibazo bikomeye cyane, kuko abantu nta n'umwe wegeze umenya ijambo ry'Imana ry'Imana nyaryo. Tuzi neza ko Bibiliya yarahari, Bibiliya ziruzuye zirahari, ariko ibyanditsemo abazungu babivugishije ukundi kuntu bitandukanye. Noneho wanabitunga, wanabivuga, ukabona bisa nkaho nta kintu bihinduraho abantu. Ingero nyinshi ndazitanga, ibya 2019, ibya mu Rwanda 94, n'ibindi byose bigenda biba hirya no hino ku isi. Byose bitwereka ko byanze bikunze hari byinshi twahishwe. Mujye mukomeza muze rero tuganire, mbasangize ibyo namenye, ibyo nabonye. Aho urabona ukuntu ngenda ku muhanda, nkahura n'iryo jwi, nibyo mbashaka gushyira muri iyo ndirimbo, rikampindura, rikampamagara kujya gushaka ijambo ry'Imana. Ntabona narigeze nsoma Bibiliya na rimwe. Nahise ngira umuhate, ngenda kugura Bibiliya, ndeba uko bayisoma kuri computer, ibyo ndi gukora. Ndabatizwa, maze kubatizwa byose bigenda bikurikirana, gahunda zirakurikirana, mbona niyo ndirimbo. Ibyo bintu rero ntabwo wabirengaho ngo umbwire ngo hari navuga ngo nta mwuka wera mfite, ngo nta kintu kimwe mfite. No, ndabasubiza nti 2019 yagiye kuza nyizi, ndayibabwira. Nimba wumva nta mwuka wera nari mfite, wowe ukaba wenda waragiye muri ibyo bintu, ubwo wowe ufite umwuka wera, uhari ufite wakujyanye muri ibyo bintu. Ngewe ntabwo byanjyanyemo rero. Nkaba mvuga nti iyo ndirimbo muyisangize benshi, kandaho like kugira ngo igere ku bantu benshi, nayo ibabere urumuri, kugira ngo barebe ko nabo baza mu gakiza, bashobora kuza mu gakiza, bakabatizwa, bagashaka ijambo ry'Imana, bagakunda Imana n'umutima wabo wose, n'imbaraga zabo zose, n'ubwenge bwabo bwose. Noneho tukareba koko bamwe bavuga ngo genda vana abantu ku Mana, ngo nta nkundisha abantu Imana. Tukareba koko ibyo bavuga ni ibinyoma, kuko iyo ndirimbo yonyine ubwayo irakwereka ko nakijijwe no kwizera, ntakira ijambo, nkabatizwa, nkaba ndi mu mwuka, nkaba ngiri mu ijambo. Kandi ababibona barabibona, abatabibona sinzi ubwo nta kintu nababwira, kuko na Kristo ubwe Yeshua Mashiya, umwami wacu n'umukiza Kristo, nawe banze kumwumva. Ngewe se ndinde. Turagushimiye rero nanone, mbere yo kumva iyi ndirimbo kanda like nanone, kandi iyi ndirimbo ikuhezagire, ikunezeze, igusubizemo ibyiringiro, igusubizemo kwizera ko Imana izagushoboza ikagukiza. Ntuzihebe na gato, kuko nzi neza ko byose birashoboka. Aho Imana yanteruye ikamvana, ikampa agakiza, ntari ngakwiriye. Niyo mpamvu ngiye ubona amanywa n'ijoro nzakora ibishoboka byose kugira ngo mbasangize ukuri namenye, kuko ngiye ibyo nzi byose, ibyo mvuga mba nzi ko byanze bikunze, nzi ko atari ukuri. Ntabwo nakwirirwa mbizana hanze ngo mbibasangize, Imana ntizabyemere. Murakoze rero, mwenjoying iyo ndirimbo, muyisangize abandi, igere hirya no hino. Noneho hato na hato muzatangire namwe kuzana abantu mu gakiza kubera urumuri mwabonye.
Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. You put the more in my eyes. Now I can see your love, love. Thanks, praise, glory to God. I'm a new creation, Lord. Faith, joy, and love in my life. True life you gave in the Spirit. Sing with my whole heart. I am awake. All these years, Lord, I was myself without your knowledge, Lord. Today my heart is full of your joy, joy of your glory and mercy. You wrote your laws in my heart, Lord, save all those other souls. Thanks, praise, glory to God. I'm a new creation, Lord. Faith, joy, and love in my life. True life you gave in the Spirit. Sing with my whole heart. I am awake. Oh, yeah. Lord, I saw your hand I recognize. It was your voice that I heard and listened to. I receive your word, Lord.